Muraho neza, uyu munsi ngiye kubabwira business 5 wakorera online nta gishoro bigusabye, nta mafaranga y'umurengera bigusabye nk'uko business zindi zitangirwa. Ni business 5 ngiye kubagezaho utangira nta gishoro ufite, aho ukazitangirana telefone yawe na megabyte. Business ya mbere yitwa affiliate marketing. Ibi ni ugushishikariza abantu kugura ibintu ukoresheje link yawe. Iyo waguze uhabwa komisiyo. Wabikora kuri Jumia, Amazon, AliExpress cyangwa indi site baraguhemba. Ahangaha ntabwo ukenera stock y'ibyo bintu, nta no gukenera iduka, nta no gukenera umuhuza wawe n'uwo muntu, cyangwa se gukenera indi connection hagati yawe n'uwo muntu, gukeneye ko hari undi muntu ubahuza. Wowe ufata uwo muntu ukamuhuza na ba nyiri ibyo bicuruzwa, noneho yamara kugura ukabona komisiyo. Iyo ni business ya mbere. Iya kabiri ni YouTube channel, ariyo nanjye nkora. Uba ufite telefone yawe, niyo cya mbere wibaza. Ese ufite telefone? Ese ufite ijwi? Ese ufite igitekerezo? Tangiza YouTube channel, genda ukora gahoro gahoro, gake, amafaranga birangira aje. Ikibazo rero, abantu benshi muri gihe bashaka gukira vuba kandi ntabwo bikunda. Niyo ugeze ku bukire bwihuse no kugenda ntabwo butindana, ariko bya bindi wubatse gake birangira ugeze ku bukire. Ubwo icya kabiri cyari YouTube cyangwa se YouTube na TikTok na Instagram. Hari abantu batazi ko irahemba nayo, kuko nabwo wamamariza abantu bakakwishyura. Indi business ya gatatu wakorera online itagusabye ibishoro. Ahangaha kuri YouTube nanone ntaragera ku cya gatatu. Kuri YouTube akenshi abantu bazi ko ari ugutangiza amakamera, ugatangiza ibintu birenze cyane, amamikoro, mbese ugatangiza abakinnyi benshi. Ibyo ngibyo benshi babitangije bakunze guhomba. Usanga umuntu wese utangiye, niyo yaba ari filime atangije, atangirana n'abantu babiri cyangwa se bagatangira ari abantu batatu. Uko agenda abona amafaranga menshi cyangwa se agenda yinjiza amafaranga menshi, akagenda yongeramo abandi bantu, ugasanga ageze nko mu bantu 15 kuzamura. Twagiye ku cya gatatu, ku yindi business ya gatatu wakorera online itagusabye ibishoro. Yitwa ubusobanuzi cyangwa se translation job. Hari utuzi twinshi online tugusaba gusobanura, ugasanga wenda hari website iba ikeneye abantu basobanura wenda nk'abantu ikinyarwanda, ukabuza icyongereza n'ikinyarwanda. Bavuga bati ibintu byo mu cyongereza bisobanuye mu kinyarwanda, wabisobanura bakaguhemba. Niba ushobora ikinyarwanda cyangwa se icyongereza cyangwa se igifaransa, ushobora gukora translation kuri website, urugero jengo.com, Onawa Translation na Upwork. Izi website zirakora, nta gishoro bigusaba usibye ubumenyi bwawe ndetse na telefone. Business ya kane ushobora gukora online nta bishoro bigusabye, nicyo twita content creator. Abantu benshi bakeneye gukoresha YouTube ndetse bakanakenera abantu babandikira ama content. Bati se ko nshaka gufungura YouTube, ndakoresha nihe content ndi bushire irakurura abantu? Nanjye unyandikiye ukamwete nkora content, naguca amafaranga makeya, hanyuma nkakora content. Niba ari film ushaka gukora, nkayikwandikira, nkazajya nkwandikira iyo film, wowe ukagenda ugiye gukina gusa, n'ibindi ukazipromotinga bikazamuka, ugahembwa amafaranga. Ku bantu bafite ubushobozi bo nta kibazo. Nubwo ako kazi iyo bishoboye kwandika ama content cyangwa se guhimbira abantu ama content, nabyo birinjiza. N'icyo twita ngo ni blogging. Ushobora kwandika inkuru blogs cyangwa se post z'abantu ku rubuga nka Medium, Fiverr na Upwork. Wandika ku bintu uzi, urukundo, ubuzima se, ikoranabuhanga, hanyuma ugahembwa amafaranga. Ibi birakora cyane. Business ya gatanu ariyo ya nyuma twasorezaho muri iki kiganiro
ni social media management. Mu minsi yashize mwagiye kumva mwumva ngo Kiramani bamwibye ntuze amacano yiwe, hari umuntu wayagaruye. Umujura ariba, wowe kubera ko uba ufite ubumenyi mu kugarura social media z'abantu, nk'ubu ngubu bakakwiba TikTok, wenda imaze kugira followers miliyoni, ntabwo yiheba. Hari abantu baba biciye hariya bashinzwe kugarura izo mbuga nkoranyambaga zagize ute zibwe. Abantu benshi bafite business ariko ntibazi gukoresha social media. Yego, ushobora rero kuba business ya gatanu, social media management. Abantu benshi bafite business ariko ntibazi gukoresha social media. Ushobora kubabera umujyanama cyangwa ukabacungira konti zabo za Instagram, TikTok cyangwa Facebook. Niyo waba uri mu cyaro ukoresha telefone yawe gusa urabikora. Kuba uzi kugenzura buri kamwe, bati wowe ufite YouTube channel kandi ugasanga umuntu uyifite nta bundi bumenyi afite usibye kuba ngo arakoresha filime cyangwa se ama videos cyangwa se n'imiziki, ariko ntagaze ngo channel yanjye bayibye byagenda bite, nanyura muri Yekata nakoresha iki. Wowe iyo ufite ubwo bumenyi bwo kubikontorora no kubigenzura, umubera manager, ukamanagingira channel ye, ukayirinda kuri hatagira umuntu yitwara, ubwo ikaba iri mu maboko yawe, akazajya guhemba ku kwezi. Ubwo ni umuntu ufite ibiceri, wowe ukagenda no kumushakaho iki akazi. Izo business ni business zidasaba iki, zidasaba ibishoro, ahubwo zisaba knowledge wowe ufite na telefone na megabyte gusa. Reka nkwibutse, ibi byose ntibigusaba amafaranga habe na make, ahubwo bisaba ubwenge, ubwitange, imbaraga ndetse n'ibindi bitari mu mafaranga. Iyi video wayikunze, kora subscribe, ukande like ndetse no kunzogera uyisharinga n'abandi.